Oh yes, twongeye kubaha ikaze hano nanone kuri Mr Today TV. Uyu ni wa mwanya tugenda tubagezaho amakuru agiye acaracara hirya no hino ku mbuga nkoranyambaga. Uyu munsi wa none wakibaza ngo tubazaniye ayahe makuru. Muri uyu munsi ku itariki 2 masaha ashyira saa 2 nibwo twaje kubona uwitwa Woriza Florian Yamano asohowe mu modoka agiye kuburana ku rukiko rw'ibanze rwa Kicukiro. Witwa Yamano yaje kuba yaburana kandi yaburanye neza. Icyo nakubwira cyo, icyo nakwizeza, niba uri umufana wa Yamano, icara utera agatebe, icare nkuhoze umutima, icare nkubwire amagambo ari buhita aguhumuriza, ari buhita kwizeza neza ko Woriza Florian agomba kuba yaza mu gihugu agasubira mu buzima bwe yararimo, utitaye ku bantu bagiye bamucisha umutwe, utitaye ku bantu bagiye bamukata, bamubeshya, bamubegeshyera, abarimo ba Godfather, abarimo bano bande nabande murabazi nashaka kurondogora kuko ntago ari bo banzanye hano, ahubwo wakibaza ngo uyu munota kano kanyanzanywe no kuvuga iki. Mbere na mbere reka nkubwire ngo kora subscribe, aho hasi urahabona ahantu handitswe subscribe, uhakande, hanyuma ubundi dukomeze n'aya makuru y'ingenzi utaruzi. Mwakomeje kubona inkuru zigenda zivugwa ngo Yamano yakatiwe, abandi ngo Yamano yarekuwe, abandi ngo bamukatiye imyaka 15. Suko bimeze. Kano kanya tera agatebe wicare, hanyuma twinjire mu mwandiko w'uyu munsi, twinjire mu kituzinduye. Narababwiye ngo hano kuri Mr Today TV niho hantu ugomba kuba wakura amakuru y'ingenzi kandi amakuru atazira ikinyoma, amakuru asesenguranye ubwenge, amakuru anonosoye n'ahandi. Niyo mpamvu reba hasanditse buto ya subscribe wakande, urabuhisemo kujya ukurikira amakuru acicikana hano, by'umwihariko tuvuga amakuru ya hano iwacu mu Rwanda. Reka nizere ko wamajije kwicara hamwe, wamajije gutera agatebe, cyangwa nawe niba uri kugenda ambara koteri wumve iyi nkuru, wumve ibi bintu nzanye. Ni amagambo akomeye. Uwitwa Yamano wamukundaga, ese uramukunda, ukunda indirimbo ze? Reka dutangire. Ndagira ngo mubwire ngo uwitwa Yamano ubwo yagezwaga mu rukiko yaje kuba yaburana kwifungwa n'ifungurwa by'agateganyo. Uwitwa Yamano icyo nakubwira cyo, yaje kuba yaburana neza, yaje kuba yaburana nk'umuntu w'umuprofesiyoneri, kandi abenshi bamufataga nk'umwana, bavuga ngo uwitwa Yamano araza kuba yaburana iki, araza kuvuga iki umuhungu ko ari umwana. Ese ikindi nakubwira, wa mugani Yamano ni umwana ariko afite ubwenge. Yamano yaje kuvuka 2005. ubu Yamano afite imyaka 21, ariko ibitangaza amajije gukora nagayishi. Ni ukuvuga ngo rero icyo nakubwira cyo, Yamano yaje kuba yaregwa ibyaha 6. Yamano yarakurikiranwaho ngo ibyaha 7. Icyaha cy'ivangura cyo cyamajije kuba cyakurwaho, ni nacyo cyaha gikomeye twese cyari kiduhangayikishije. Nicyo cyaha ubwo twari tuzi neza ko kirahita kinamukatira, ariko kubw'umugisha kubw'Imana twumva ngo icyaha cy'ivangura cyakuwe mu byaha aregwa. Yamano yaje kuba yaregwa ibyaha bindi birimo gukubita umugore we no gukomeretsa, kumugonga ku bushake. Iki cyo nacyo ni icyaha cya kabiri gisa nk'igikomeye, ariko Yamano yaje kugisobanurana ubwenge bwinshi kandi bw'ukuri, adaciye ku ruhande. Yaje kuvuga ati, njyewe ndababwiza ukuri, madamu wanjye ndamukunda, ntabwo mfite ubwenge bwo kuba nari kujya kumugonga. Ikindi mwamenya, madamu wanjye atwite inda y'amezi 5, ndimo nditegura kuba nakitwa papa. Ubwo rero ntabwo mfite ubwenge bwo kuba nari gutekereza ko umuntu antwitiye nindangiza ngo njye kumugonga. Ati kandi uretse no kuvuga ngo njye kumugonga, ni ukuvuga ngo njyewe ntabwo mfite ububasha bwo kuba natekereza kuba nakica umuntu. Icyo cyaha nacyo nyakubahwa perezida w'urukiko, icyo cyaha nacyo ndakisabira imbabazi. Nuko yavuye mu modoka iri kugenda yikubita mu muhanda, azajya gutega moto nanga ko imujyana, mpita musubiza mu modoka mujyana kwa muganga. Ntago nageze ntekereza kuba namugonga. Perezida w'urukiko yaje kuba yamubaza ikindi cyo gukubita no kwifungirana. Yamano yaburanye agira ati, twebwe mu rugo rwacu ni ukurakaranya bibaho nk'umugore n'umugabo.
buri wese akajya mu bye tukarakaranya, ndetse nubwo nafungaga ntabwo nafungaga igihe kinini, ahubwo nangaga ko yagira umujinya mwinshi akajya gukora ibidakorwa birimo nko kumena imodoka, kwangiza ibintu bigiye bitandukanye cyangwa no kuba yagenda. Gusa icyo nakubwira cyo, ya mpano ntabwo njya nkunda kuba navuga ibintu byinshi mwagiye mubibona, ariko ya mpano icyo nakubwira cyo, mwitegure kongera kumubona, ikindi mwitegure kongera kumva indirimbo ze bitarenze muri iki cyumweru. Ya mpano sindoga sindagura, ariko ya mpano mumwitegure vuba cyane, muraza kongera kumubona mu gihugu. Abamuciraga umutwe, abavugaga ko ari umwicanyi, ari igihararumbo, ari umugome, harimo aba bantu ba social media, abanyarwanda muri abagome, twabaye abantu bafite imitima utamenya uko imeze. Ariko ya mpano mu musengere, waba uri umukunzi we waba uri umwanzi we, ya mpano yaba ibyo bamuvugagaho ukumva ari ukuri, ibyo bamuvugagaho byose ni ikinyoma, jya ku mavi umusengere, jya ku mavi tumusengere, kuko aduha indirimbo nziza, aduha ibintu byiza. Witwa Worizagwira wa Boy, twongere tumuhe ikaze mu gihugu. Dutegereje umwanzuro wo ku itariki 5 nibwo urukiko ruzemeza niba ajya amageragere cyangwa agaruka mu gihugu akabana n'umugore we. Murakoze, nitwa Chris Nyawe, aha ni kuri Mr Today TV, ndabakunda.